buri mupiyoniye wese iyo muganira wumva afite amatsiko y'igihe azatangirira gukoresha ifaranga rya Bitcoin mu kugura ibicuruzwa no kwishyura serivisi zitandukanye nk'uko byagiye biganirwaho mu bihe bitandukanye muri community y'abagize Bitcoin. Umva ko abantu benshi bayitunze batayirebera mu maso yuko yabiri kuri exchange, ahubwo bumva ko ishobora kuzishyura serivisi zimwe na zimwe no kugura ibicuruzwa bitandukanye. Ibyo rero ntabwo byahita bikunda, hari upgrade tugomba kuba twagezeho kugira ngo iri faranga rihabwe ubwo burenganzira. Suko hari ibindi biba bibura, ahubwo nyiri umushinga agomba kubaka mu buryo ari buze kubasha kwakira amafaranga, hari buze kuboneka aho abapiyoniye bari buze guhahira ibyo bicuruzwa n'izo serivisi bakeneye kugura. Ibyo rero byari byitezwe mu kugenda bagura ama protocol na version zazo. Ubwo nyine tugiye kuganira kuri ya 23 kubera ko ariyo yitezweho kuzana ibyitwa smart contract. Turi buze kurebera hamwe mu maro wabyo muri iki kiganiro, kandi kazana DEX, ikazana AI app ziriya nyine zubatswe n'aba developers zishobora kuzifashishwa mu kujya batumiza ibicuruzwa n'ibindi bitandukanye mu gihe ifaranga ryaba rifunguye, icyo twita full open mainnet. Ibi rero bigafatwa nka update ikomeye muri Pi project. Reka tubirebere hamwe. Hari abenshi bavuga bati Pi imaze kumara imyaka 7 tutarayikoresha mu kugura serivisi n'ibicuruzwa, nyamara Pi core team ikiregura ivuga iti hari byinshi tugomba kubanza kubaka. Pi network rero uyu munsi haje amakuru asanzwe n'ubundi asohoka ariko asa nakomeye cyane ashobora guhindura future Pi network burundu. Protocol version 23 byatangajwe ko yabaye official cyangwa se yarangije kuba yakorwa, kandi ibi ntago byaba update isanzwe, ahubwo ni intambwe nini cyane igaragaza ko Pi iri kuva ku rwego rwo kugerageza kwinjira ku rwego rw'amafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, ahubwo ikaba ifaranga rizakoreshwa ku isi yose. Uyu munsi reka tubisobanure, hanyuma ijambo kuri indi turi buze kuza gusanga muri nyandiko uraza kurisobanura nicyo rishobora kuzafasha mu gihe iyi protocol 23 cyangwa se na Pi muri rusange yabitangiye gukoreshwa mu buzima busanzwe. Ngo hayi kaze hano ni kuri Rugwiro Prozone official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire muri isi ya web3 maze tubibyaze umusaruro. Iyi protocol version 23 isobanuye iki? Protocol na amategeko cyangwa se uburyo blockchain igomba kuba yakoramo. Iyo bavuze protocol version 23 bivuze ko ari version nshya ya system ya Pi. Ni nkuko telefone yawe iva kuri Android 13 ikajya kuri Android 14, cyangwa se nimba ufite nka iPhone 14 mukimukira kuri iPhone 15. Gutyo nyine nivugurura rigambiriye kuzana iterambere rishya rirusha iryo mwari musanzwe mukoresha. Muri iyi protocol rero hitezwemo smart contract. Rero iki ni cyo gihe cyari gikenewe cyane muri iyi update. Smart contract yo ni iki? Smart contract ni gahunda cyangwa se code ikoresha y'ubwayo mu buryo buri automatically, nta muntu yigenzuye. Urugero, mu gihe twamaze kubona smart contract uba ushobora gukora app itanga amafaranga mu buryo buri automatic, wenda nk'uburyo bujyanye no kuba wakora order, nabyo byifashisha smart contract. Marketplace ikohereza Pi nta broker ujemo. Ubundi mu busanzwe mu gukora transfer ya mafaranga hazamo broker cyangwa se twabita nk'aba commissionaire, ariko muri smart contract aba broker baba bamaze kwirukanwa kubera ko ibyo ngibyo mu bikora hagati yawe no guhaye service ukamwishyura ya mafaranga. Kandi smart contract ishobora gufasha game akishyura ba bantu bayikina za game zishyura bakabishyura mu buryo buri automatic. Ibi kandi bishobora gufasha mu bijyanye na staking app ikishyura reward buri munsi, kandi byose bigakorwa na code, nta muntu n'umwe ubirimo hagati. Ni nka ATM ukwikora mu bijyanye no kubikura amafaranga. Hari ijambo rikunda kuzana ni smart contract ryandikwa WASM na LUST. Byo byaba bisobanuye iki? WASM bivuze web
assembly ni technology ituma app zikora vuba cyane kuri blockchain. Bivuze ko Pi ishobora gukora application zikomeye za games, za zindi nyine z'imikino, AI app, DeFi app na marketplace. Kandi iyi ngiyi twabonye ya Rust ni program language cyangwa se twavuga ngo ni ururimi rukoreshwa kuri blockchain zikomeye nka Solana cyangwa se na Polygon n'izindi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo ni ururimi nyine rwifashishwa kuri izo blockchain, ubwo na Pi nyine izayikenera. Rust izwiho umutekano, umuvuduko, kudacrashinga system cyangwa se kuba hari ibyo iri gukora bikahita bivaho. Ibi bivuze ko rero aba developer bashobora kubaka application zikomeye cyane kuri Pi batifashishije ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Muri iyi smart contract izazira rimwe na Pi, DEX and AMM. Ibi ngibi ni igice gikomeye cyane ku bijyanye n'ivugurura rero, aho iyi DEX bisobanura decentralized exchange, ni exchange ikora nta company ijemo hagati. Urugero, nta Binance ukeneye kugira ngo bikuze, nta bank ukeneye, nta muntu ugenzura iyo transaction. Mbese iyi DEX uyifate nka wallet ya Pi. Kuriya nta bataza kukubaza ngo wakoresheje ihe network. Mubwo mu madex tugiramo na MetaMask, Trust Wallet, Phantom Wallet n'izindi nyinshi zitandukanye. Abantu bagomba gucuruza mu buryo buri direct iyo barimo barifashisha nyine DEX, nta wundi muntu ujemo hagati kugira ngo bize kuza kwihuta cyangwa se bitaza kuza gutinda, kubera ko hari umuntu nyine ngo watinze kuba yagenzura. Nibyo ngibyo DEX ikora, abantu bacuruza directly hagati yabo. Pi DEX ikora ite? Ushobora guhindura Pi ukayigira indi token. Ayo mafoto mwagiye muyabona mu bihe bitandukanye ko hari uburyo biteganijwe ko tuzajya dufata Pi wenda ukayihinduramo BNB cyangwa se ukayihindura Bitcoin n'izindi coin zitandukanye cyangwa se token. Ariko kandi ushobora kugura muri ecosystem ukaguramo indi token, gucuruza direct kuri blockchain. Urugero, ufashe Pi uyihinduyemo game token cyangwa se ufashe Pi yohereje kuri marketplace token, ufashe Pi uyihinduyemo NFT token. Reka dukomereze kuri AMM. Isobanuye iki? Ni automated market maker, ni uburyo bwikoresha automatically bugena price, nta muntu uri hagati, ucuruza mu buryo buri automatic usimbura uburyo buri manually. Ibi ngibi rero bitugeza ku cyitwa liquidity pool, nizo zifasha iyo system gukora. Iyi liquidity pool nayo ushobora kuba utayisobanukiwe. Abantu bashyira Pi zabo muri pool. Iyo abandi bacuruje, system ibakuraho Pi za reward ikaziha abantu bashyize muri ya pool coin zabo. Pool twavuga ngo ni nk'inyanja muhurizamo coin kugira ngo ubucuruzi bwanyu buze kugenda neza, mutaza kubura ibikorwa mwari muri gukora bikavaho nyine mu buryo butari bwapanzwe. Ikabaha rero indi token bitewe niyo mushaka. So ngewe nawe duhurije hamwe Pi, uza kuza gushaka wenda USDT araza kuza guhita zihabwa kubera ko twamaze kubaka liquidity pool. Twavuga rero ngo ni uburyo bwo kubona amafaranga ukoresheje Pi yawe nkuko bisanzwe mu yandi ma exchange nka Binance cyangwa se OKX mu buryo bwitwa convert cyangwa se swap. DApps ecosystem, iyi DApps nayo isobanura decentralized application, na application ikorera kuri blockchain. Urugero nka decentralized TikTok mu gihe twaba tuyibonye, cyangwa se blockchain game, Pi shopping app, NFT marketplace, staking platform n'izindi zitandukanye. Izo nizo twabarira kuri DApps. Nujya wumva bavuze ngo hari kuba DApp cyangwa se hari kubakwa DApp, ujye umenya icyo bashatse kuvuga. Ecosystem rero nayo ibigenda yiyubaka, kandi Pi mainnet igihe izaba ifunguriye aba developer benshi tuzatangira kubona ibicuruzwa byinshi. App nyinshi rero zitatangira kuza kuri ecosystem ariko mu buryo buri mainnet, niyo mpamvu bavuga bati utility era igiye gutangira. Kandi
igice abantu benshi batangiye kuba bategereza ariko basa naho batumva neza kuri iyi update cyangwa se aya mavugurura ni icyitwa PostgreSQL. Iyi ni database system aho amakuru yose ya blockchain akorerwa. Ni ukuvuga ko muri iyi PostgreSQL biba bisobanuye ko database ya Pi yabaye indi yindi, isigaye yihuta, irakomeye, ifite security nziza n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari ama projet ushobora kujya kwinjiramo bakakubwira bati twohereje verification code kuri email, niba ari wowe ugiye kubikuza banzu uyizane uyishyiremo uverifying ko ari wowe. Biba biri gukorerwa kuri iki gice cya PostgreSQL. Hano hatanzwe amasaha 28 ariko kandi bigahuzwa n'abantu 24. Ubu rero ni operating system ikoreshwa kuri server ya Node version 24 ni latest mode infrastructure. Ibingibi bifasha Node gukora neza cyane, kudakrashinga, kwihuta, gukoresha source nkeya. Reka twimukire ku kijyanye na roadmap nshya ya Pi network. Hari gukorwa amatokeni menshi harimo nk'iyitwa rwa token bisobanura real world asset. Iyi ngiyi rwanda ikivuga bisobanuye ko rero ibintu byose mu buzima busanzwe bishobora kujya kuri blockchain. Urugero nko gufata inzu bakayihindura umutungo n'ubundi ushingiye ku ikoranabuhanga bitewe n'agaciro kayo, imodoka, zahabu n'izindi document bishobora guhindurwamo digital token. Pi domain ni web3 username. Urugero wenda nkuko wavuga uti hariho amazina agiye atandukanye kuri domain. Hano kuri iyi Pi domain hari ukuntu ushobora kujya koherereza umuntu nko kuri Binance bakakubaza bati aya mafaranga urashaka kajya kuri Binance user, wa muntu nyine usanzwe ukoresha Binance, cyangwa se ushaka kuyasohora muri Binance ukayohereza mu buryo bwa wallet address nko muri Trust Wallet, MetaMask n'ahandi hatandukanye, cyangwa se n'izindi exchange nka Bitgate. Hano rero muri iyi Pi domain ishobora kuzatuzanira nyine kuba wafata wenda nk'izina ry'umuntu tuvuga yise business.p, ayo mafaranga akamujyaho aho gukoresha wallet address ndende cyane ugakoresha digital identity nshya. Reka twimukire kuri AI App Studio. Ni projet ikomeye cyane kuri Pi network. Abantu baba bashobora gukora app bakoresheje AI. Ibingibi byo ntekereza ko bimaze n'igihe biri kuba nko kubwira AI uti nkorera marketplace, AI ikayubaka automatically mu gihe gitoya. Ibi rero bizakomereza kuri protocol version 24 aho bagenda bubaka byinshi bitandukanye. Protocol version 25, protocol version 26, gukomeza kugenda kugera igihe iri faranga rizashyirirwa ku isoko. Ariko muri izi protocol yihutirwa cyane cyangwa se yombora ishobora kuzazana ibintu bikomeye cyane, nizatuma aba developer bashobora kubaka ibindi bintu byinshi kurusha ibyo bari barubatse, kubera ko nibo bazatanga uburenganzira bafatanije na Pi Core team kugira ibyo dukoresha ziri application zabo. Bategereje rero cyitwa Fly Programmable Layer 1 Blockchain. Bisobanuye iki? Layer 1 blockchain ni blockchain yigenga. Ubundi tugira Layer 1 na Layer 2 solution. Okay, usanzwe uri kugenda mu muhanda munini, hanyuma wenda mu muhanda munini hajemo embouteillage cyangwa se traffic, wimukiye mu kandi gahanda gato kugira ngo bashe kugera aho warugiye. Nako kuri blockchain bigenda. Hari ukuntu baba bafite abantu benshi batandukanye bakeneye izo service, hanyuma bagasanga gukoresha ya Layer 1 gusa biri kugorana, bakaza kuzanaho Layer 2 solution. Ni inzira ishobora kwitabazwa mu gihe habayemo traffic cyangwa se embouteillage. Layer 1 blockchain rero ni blockchain yigenga. Zimwe mu zifite Layer 1 blockchain ni nka Bitcoin, Ethereum, Solana ndetse na Pi. Ikintu kikubwira ko hari Layer 1 utari gukoresha Layer 2 ni igihe cyose uzajya kohereza amafaranga ntibakubaze ngo ni yihe network ugiye gukoresha. Izamaze gushyiraho Layer 2 bahita baguhitishamo niba ari Layer 2 ukoresha cyangwa Layer 1, ariko abafite Layer 1 gusa uhita wohereza mu buryo buri automatic. Bivuze ko Pi rero
itagendera ku yindi blockchain, idafite indi blockchain yisunga ibijyanye na programmable, bivuze ko aba developer bashobora kuyandikaho application zabo. Ni nacyo Ethereum yakoze igakura cyane. Ubwo Pi irimo kugenda iyisunga ibijyanye na utility error. Utility bivuze gukoresha Pi mu buzima busanzwe, ntabwo ari mining gusa, ni ukuyigura ibintu bitandukanye, kwishyura serivisi, kuyikoresha mu application, gukina game ugahabwa Pi, DeFi, NFTs, AI app n'ibindi bitandukanye. Ibi ngibi nibyo byitezwe rero kuba byakorwa mu gihe Pi ikomeje kwiyubaka. Tugana ku musozo, niba Pi network ushobora kuba warayitegereje mu gihe twari tumaze, uze kuza gukomeza gukora mining yawe udacitse intege. Reka nkubwire ngo ibintu byose bishobora kuzagenda neza mu gihe dukomeje kurinda izi Pi dufite muri wallet. Wowe se niki wasobanukiwe bwa mbere muri iyi update? Niki wishimiye? Ni smart contract se? Ni Pi DEX? Ni AI app? Ni Pi domain? Urandika igitekerezo cyawe muri comment. Ari nuko dusoje rero. Ndagushimiye we twabanye, wakoze cyane kubana natwe mu biganiro twakugejejeho. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ikurinde.